murakoze cyane. Yesu nashimwe. Amen. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 24 umurongo wa 45 tugeze kuri wa 47. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 24 umurongo wa 45. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo. Reka turebe urundi rwa irindi jambo ryanditse mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto 5:16. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera babishize dore byose babihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Uko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. 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 N'aya magambo Imana yashize ku mutima wanjye tuza gukomerezaho kuganira, kuko twakomeje ejo, umwiherero wacu urakomeje, turaza kuwusoza mu kanya, cyangwa se abandi bazakomeza ejo. Ariko umwanya wanjye nari mfite w'iyi minsi ibiri, umutima wanjye nk'uko umuyobozi wa gahunda yabivuze, waje ko tuba icyitegererezo mu cyumweru gishize, tuba intangarugero abandi bareberaho. Tekereza abantu, abarokore, abakijijwe, abanyamasengesho, abantu babyuka urukerera, abantu batarama, abantu bahagarika imirimo ubu nyine muri Aziya ni nimugoroba, bakaza gutegera, bakaza kubaha ahantu. Ni abantu bihariye badasanzwe, tugomba kugira icyo dukora, tukagira uruhare muri aya magambo. Umwami Yesu yavuze ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bigomba gufata umwanya, bigomba kubwirwa amahanga. Kandi mwumvise ko Bibiliya yavuze ngo abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Nitwe bagabo b'ibyo, nitwe bahamya, tugomba kugira uruhare. Ibyo bintu ntabwo bizabwirwa abantu bose, ni uruhare rwacu. Abantu b'Imana bafite b'umwihariko tugomba kwigisha kwihana no kubabarira. Izi ni impande ebyiri z'urufunguzo rumwe, arirwo cyemezo buri wese afata ku giti cye cyo gukingura urugi rw'ibikomere byo mu mutima. Bibiliya atwereka ko umutima ukomeretse uba ufite deshirire, uba ufite ibisebe bikomeye cyane. Icyo cyatumye avuga kuri 17 umurongo w'9, aravuga ngo umutima ufite indwara ntiwizera gukira, ninde wamenya ukuri? Yewe iteka nijya urondora umutima nkawugerageza. Umutima w'umuntu abundi bavuga ngo ugira ibyumba 4. Umutima w'umuntu ufite ibyumba 4. Icyumba twita salo ni icyumba abantu bose bazi bajya bageramo, nawe ukibamo. Hakaba icyumba utazi ariko abandi baza bageramo. Hakaba gatatu, icyumba wigirira urufunguzo rwawe wenyine, ihando wafunze, nta wundi uzugeramo, nta mushitsi ugeramo, n'uwo mubana ntahazi. Ariko icyumba cya 4 Imana izikingura, Imana ibamo, Imana izikingura. Nicyo cyumba yabwiye Yeremiya ngo nige
urondora umutima akawugerageza. icyo Amen. cyumba kiri imbere hariya hirya, iyo wazagerayo, iyo yagikinguye azagaruka ibindi byose bikajya hanze. nicyo gituma muri iki gitondo n'abandi muri uyu mugoroba ngira ngo twemerere Imana irondora imitima yacu. Imana usonde, Imana itugereho, Imana idusure, Imana igere ku mutima, irebe ibikomere bihari, ikingure umuco w'ijambo ry'Imana umurike. Yamuhatira uwundi gufata iki cyemezo, ni amahitamo y'umuntu ku giti cye. Ntabwo dutega abandi imanza cyangwa se ngo tubashinje cyangwa se ngo tubarege, ariko aya ni amahirwe yo gusohoka mu mubabaro, mu gahinda k'imwaro, kuko wabuze byinshi, wabuze inka, wabuze ubutunzi, wabuze abawe, wabaye impunzi, dore uri muri shitingi, dore uri mu bukode, kandi wavuye iwawe, wavuye mu kirere cyawe, yewe wabuze byinshi kandi wari wifashije. Ariko Bibiliya itwereka ko kwihana no kubabarira bishoboka kandi bikagucira inzira y'ubuzima bushya muri Kristo Yesu. No mu buzima busanzwe n'imibereho isanzwe, iyo umuntu amaze gukira atangira kugira ubuzima bushya. Kubwo kwihana twemera uruhare rwacu rwo gukomeretsa abandi. Umve cyane, iyo wihana wemera uruhare rwawe ko nawe ushobora kuba warakomerekeje abandi. None ubutwari bwo kubwira Imana n'abantu ngo twarakosheje, twarakiye, twakoze ibyaha, nimutubabarire. Twemera gucira abandi imanza, tukaba none ukareka ukava muri ibyo byo gucira abandi imanza, ahubwo ukabashira mu maboko y'Imana. Reka mwereke ukuntu Pawulo abisobanura mu Baroma 12:17 kugeza 21. aravuga ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka ku ruhande rwanyu, kubonera bose amahoro. Ijambo niba bishoboka, niba bigukundiye, biravuga ngo yaba byari byiza kubana n'abantu bose amahoro mu ruhande rwacu. Ni ukuri. 19 aravuga ngo bakundwa, ntimwihanire, ahubwo mureke Imana, ntimwihoranire cyangwa se ntimukore guhora, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo. Kuko byanditswe ngo guhora ni ukwanje, nije uzitura nk'uko Uwiteka avuga, nije uzitura umuntu wese. Biba biri ijambo ryiza cyane. Kugira ngo iyo ubabariye ngo Imana ibikuyeho, ngo Imana ikuyeho bya bintu, ngo abantu guhora ni ukwayo. Bibiliya ntiyemera guhora, Bibiliya ntiyemera kugendana agahinda kangana gutyo, ariko irakubwira ngo reka ibyo ni iryanje. Hari amagambo aryoshye cyane yavuze ku murongo wa 22, ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, naginyota umuha icyo kunywa. Nugira gutyo uzaba umuruza amakara yaka ku mutwe. Iryo jambo, wewe wababariye, wewe watanze imbabazi, ariko ngo icyo gihe uwo muntu uri kubabarira atasaba n'imbabazi, uruzeho amakara yaka ku mutwe. Tekereza kukurabikaho imbabura yaka yose bakayigutereka ku mutwe. Ubu imuteretseho, asoza avuga ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheje ikibi icyiza. Amena. Icyiza ni kinesha ikibi. Ntabwo amazi agomba kutwicara ku mutwe ngo adushyire mu gahinda ko guhora mu maganya. Mu kubabarira tubohora ingoyi yo guca imanza no gusharira ku mutima. Zose z'umwanzi akuziri ku mutima. Igihe cyose utarababarira,
tuba wadukomerekeje urwaho rwo gukomeza kudukomeretsa no kutubabaza kandi iyo umwana yishimira umwana ashaka guhora urira umwana arashaka guhora witangiriye itama iyo ubyitangiriye arishima iyo ubyitangiriye satani araseka aravuga ngo nayigezeho ariko muri yaravuze ngo birashoboka ko twanezera mu gihe cyose no mu makuba muri ni ku mukristo ukuramera ajya neza iteka ryose Filipi kuri 4:4 aravuga ngo yemwe mwishime nongeye kuvuga ni mwishi ineza yaremewe n'abantu bose umwami wacu ari bugufi ntimukagire icyo ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingira mushima ikizakurikira amahoro y'Imana aruta uko yavuga azatwarira mu mitima yanyu. Amen. Ari ibintu bimwe bitunanira gukora ariko iyo bikoze kose ijuru rirakwemerera ijuru riragusanga nezerwa amahoro y'Imana aruta uko yavugwa azatwarira mu mutima wawe azatwarira mu gihugu cyacu azatemba kuruzi. Amen. Amen. Tera intambwe pe umazi urwaho rwo kwitwishima hejuru agahinda kacu n'umubabaro wacu unezeza umwanzi bizamura intego y'umwanzi ariko kwishima kwacu bimuca intege biramukoza isoni biramumwasa. Bavuze ngo kutababarira ni ugukomeza no gukomeza kurakara ni ukurya uburozi ukarya isumu ukarya uburozi wibwira ko umwanzi wawe apfa uriye uburozi ngo umwanzi wawe bumwica kandi ari wewe waburiye wewe urarya uburozi umwanzi wawe arapfa ntibishoboka. Umugabo witwa Yesu gusa niwe twemera tukegera amaraso yaminjagirwa avuga ibyiza kurusha y'Abeli kuko ntabwo ugomba guhora wirongera isumu y'umujinya n'uburakari ibyo ngibyo umwanzi wawe ntiyababara ntabwo yababara ahubwo aranezera ahubwo niwe uzapfa umwanzi wawe azakomeza akwishima hejuru reka cira hasi birarura iyo twakirira Imana no kuziha abandi tuba duhamya neza ko imbaraga z'Imana ziruta iz'umwanzi kuko urukundo rwa Kristo rurusha urwango imbaraga. Iyo wewe mu mutima wawe ubabarira uba wamamaza imbabazi z'Imana uzamura ubushira hejuru agaciro k'urukundo rwa Kristo imbaraga z'urwango zikamanuka zigasubira ikuzimu urukundo rwa Yesu rukazamuka urukundo rw'Imana rukatugeraho ni gute twakwiruka urukundo rw'Imana twebwe turi ba ambasaderi wumvise ya Pawulo abwira abikorinto arababwira ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo turi intumwa ambasaderi ibihugu byose utuyemo intara zose utuyemo aho uri hose bintumwa mu cyimbo cya Kristo amamaza amahoro ya Kristo tanga amahoro ya Kristo vuga amahoro ya Yesu aragaragarira hehe aragaragarira mu rukundo rw'Imana. Hari amakuru y'umupadiri wa hano mu Rwanda yitabye Imana yitwaga Ubald nagiye mukurikira kenshi ku maradiyo n'amateleviziyo yabuze ababyeyi be muri jenoside abura abavandimwe yari umupadiri hariya muri Rusizi abura ababyeyi abura inshuti muri 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi none aza kujya iwabo amenya umuntu wishe umuryango we wose inzego z'umutekano ziramufata ziramufunga asiga abana babiri umuhungu n'umukobwa. Padiri Ubald ahageze amenya ibyabaye asanga abana babuze ikibigisha asanga abana bawamwicanyi bari mu rugo kibiga bamaze kuba bamayibo aratekereza icyamumara umubabaro no kumukiza arareba nk'umuntu wihaye Imana afata abana bo babajyana mu ishuri abana b'umuntu watsemza biwabo abajyana mu ishuri arabigisha abarihira primaire secondaire université barayirangiza abajyana ndetse bamwe bakaza basohoka bakajya hanze
abigisha imyuga ikomeye, biga ibintu bikomeye cyane. Ndibuka yajyaga bazaga babashyira kuri televiziyo baberekana avuga ukuntu yabababariye n'ukuntu ari mu kubigisha, aribo bana yasigaranye. nawe utekereza gutera iyo ntambwe ntabwo ari uko yibagirwa ko ababyeyi be bashize, ntabwo yibagirwa ko abo bana ari abana b'umwicanyi, ariko yagize ngo azamure urukundo rw'Imana. Haleluya. Azamure icyubahiro cy'Imana, azamura imbabazi z'Imana aho kuzamura urwango. Bangahe babitekereza kubikora gutyo? Ni bande biteguye kubikora? Ni bande biteguye kuzakora ibyo bintu kugira ngo bazamure icyubahiro cy'Imana, bazamure ubwiza bw'Imana, berekane urukundo rw'Imana mu batizera, mu badakizwa, babereke urukundo rw'Imana rudasanzwe kugira ngo berekane imbabazi z'Imana. Akwihorera kwagarura abawe bashize, kwagarura ibyawe wabuze, kwagarura imitungo yawe yashize, ntabyo. Ariko kwihana no kubabarira gusa nibyo byakugarurira amahoro yo mu mutima, nibyo gusa biza bigarura amahoro yo mu mutima kandi ukanezerwa ukishima. Ezekiyeli 37 umurongo wa 15 hari inkuru Imana itungura Ezekiyeli, iramuhamagara ngo mwana w'umuntu we. Murabizi ko akoresha iryo jambo cyane, mwana w'umuntu, inshuro 91 muri kiriya gitabo, mwana w'umuntu. Imana iramuhamagara ngo mwana w'umuntu, genda ushake inkoni zibiri, imwe uyandikeho ngo ni iya Yuda, iyindi uyandikeho ngo ni iya Efurayimu. Ni cya gihe bwami bw'Isirayeli bwari bwaracitsemo, amajyaruguru ajyana inzu 10, amajyepfo ajyana inzu 2. Bamara igihe barabaye gutyo, bageze mu butayu, bageze i Babuloni, bamaze kunyagwa bose, bamwe bari muri Ashuru, abandi babohewe i Babuloni. Imana itungura Ezekiyeli, iramubwira ngo shaka inkoni zibiri, uzandikaho amazina, imwe uyite iya Yuda, iyindi uyite iya Isirayeli ariyo Efurayimu. Numara ambiranye zombi, uzibonye hamwe zombi, uzifate ukuboko kwawe uzihuze. Mwazaga mubona ukuntu abana baza bakora itapito, bagafungisha umupira uduti 2 tukaba imwe mu kuboko, ngo abantu niba ngo si byo bisobanura gute, uzababwire ngo niko Uwiteka avuga. Haleluya. Dufata inkoni zibiri, dufata amoko yose ya Kongo, dufata abantu bahanganye, dufata ababembe n'abapfurero n'abanyifu. Iyo nkoni imwe bafashe y'ubugome n'ubwanzi, Bibiri irashaka ngo uyifate uyihambiranye n'inkoni y'abanyamurenge, uzihambiranye hamwe kugeza aho ziri ku kuboko kwawe. Haleluya. Imana izana amahoro icyo, Imana ihore kwendahenderwa igihugu. Fata amoko yose yatandukanye, fata inzego zatandukanye, fata abantu bari mu mpande zitandukanye, ubaboheranye, ubegeranye. Nta wundi mugozi wababoha n'urukundo rw'Imana. Imana ishimwe. Ruri kerekeje kubabarira no kwihana, nirwo ruzababoheranya, nirwo ruzabafungira hamwe. Amaze abantu nibakubaza ngo ibyo ni ibiki, uzababwire ko n'Umwami Uwiteka ubivuze. Imana irabivuze. Muri iki gitondo muri Afurika, muri uyu mugoroba muri Aziya ndetse na Amerika ho mutaramye, Imana iravuze ko niko ivuga, hambiranye izo zombi zabaye zaratatanye. Umwanga Salomo yaravuze ngo inkoni zibiri tizacikira cyangwa 3, ariko imwe iravunika. Ariko babiri iyo bari hamwe baranezerwa, barasusurutsanya. Nimureke abavandimwe tugarura ubumwe, twubaka ubumwe, twubaka ubumwe. Haleluya. Zekariya ndamukunda cyane, 11 umurongo wa 7. Igitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cya 11 uriya murongo wa 7, hari ijambo rivuga ngo maze neka nuko nenda inkoni zanje ebyiri, nuko ndagira ubusho bw'imbagwa, ni koko zari mbi, maze nenda inkoni zibiri, imwe nyita buntu, indi nyita kunga.
perako ndagira ubushyo. Imana muri iki gitondo muri uyu mugoroba iguhaye inkoni ebyiri, imwe uyite buntu, indi uyite kunga. Ukuntu uragire amoko yatandukanye. Iyo udafite urukundo bw'Imana, iyo udafite urukundo rw'Imana, ntushobora gutora inkoni ya buntu, ntushobora gutora inkoni ya kunga. Ukuntu uragira ubwoko bw'Imana, gira ubuntu, wagiriwe ubuntu, gira ubuntu. Imana yakugiriye ubuntu, tora iyo nkoni. Wanze gutora inkoni y'ubuntu kandi waragiriwe ubuntu. Ubwo buntu wagiriwe reka kubupfusha ubusa. Ni ubuntu bw'Imana budasanzwe. Imana yatugiriye ubuntu. Gira ubuntu, gira ubuntu, gira ubuntu. Fata inkoni ya kunga. Ukuntu uragira ubuso bw'imbagwa, uragira abantu biheze, uragira abantu bagowe, ubagirire neza. Gira ubuntu, yakugira ubuntu. Imana yatugiriye ubuntu. Matayo 18 umurongo wa 21 kugeza hariya kuri 22. Petero abaza Yesu ati, mwene data nangirira nabi, nzamubabarira kangahe ngeze karindwi? Yesu ngo aravuga ati, sinkubwiye kugeza karindwi, ahubwo ugeze 77. Ni ukuvuga ngo inshuro 490. Bagira umuhango yuko umuntu nacumura akagira karindwi umubabarire. Ariko none yakateze narenza karindwi nzamugirana. Bamubwira ngo uzamubaba, sinkubwiye ngo karindwi, ndakubwiye ngo 77. Uzubabarira, babarira karindwi mara 70. Amagambo Umwami Yesu yatwigishije muri Matayo 6:12. Aravuga isengesho rya Dayo wa twese, aravuga ngo utubabarire ibyaha byacu nguko natwe tubabarira ababitugiriye. Ni ukuvuga ngo ugereramo nirwo nawe uzagererwamo. Iyo dusenga ririya sengesho tuba tubwira Imana ngo urugero njya mbabariramo abandi, nanjye ngumbabariramo. Utubabarire ibyaha byacu kuko natwe tubabarira ababitugiriye. Iyo nifo, iyo levo uzugeramo yo gutanga imbabazi. Nimba ujya ubabarira ugakomeza kubitekereza, ubwo ni uko nyine wasabye. Imana iguha icyo wasabye, ariko babarira, tanga imbabazi, urugero rwuzuye. Bibiliya iravuga ngo rutsindagiye, rucugushije, rwuzuye. Sifa kwa Mungu. Tanga urugero rwuzuye rw'imbabazi, rutsindagiye. Nubona byagize ube nk'ucugusa. Ababyeyi bagemuriraga abana, najyaga mbibona kera muri Kongo, bazaga batsindagira, bagatuzana ibinini yo gutsindagira, bimwe bakaza bacugusa, bakongera bagatsindagira, bakazana imihini. Abakobwa bagemura neza, bagutanga bene izo mbabazi muvandi, zicuguse, zicugushije, zigenda zimeneka, zigenda ziseseka. Abantu birakubona bakavuga ngo uriya ni umunyembabazi. Na Yesu mu mahirwe yaravuze ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Haleluya. Haleluya. Kuko yatugiriye imbabazi, yatugiriye ubuntu, mureke tuzigirira abandi. Tutange imbabazi. Nimwibuke ubundi Petero na Yuda bakoze ibyaha bingana. Burya Petero kwihakana umwami wacu, kwihakana umwami we, kandi Yesu yari yabimuteguje. Ariko biranga ndamucika, Satani aramurenga, aramuriganya, yego kwihakana umwami wawe, kwihakana umuntu mwabanye imyaka 3, kandi niwe wari perezida w'abandi, niwe ngawe wari responsable w'intumwa, ariko abari gufata iya mbere arasa naho yabereye bose, aramwihakana pe. Na Yuda we aramugurisha. Ariko ingaruka yabaye Petero we yarariza, aricuza, arababara, asaba imbabazi, araboroga. Naho Yuda ahita ahitamo inzira yo kwiyahura. Numvaga Yuda arasa n'uwagoye wa muti w'uburozi kugira ngo nta kundi bigende gutyo. Oya, garuka, kurikira Yuda, reka gukurikira Yuda. Yuda ni mubi. Iyo wanga kubabarira waciye mu nzira ya Yuda. Iyo wanga gusaba imbabazi, iyo wanga gutanga imbabazi, uri mu nzira ya Yuda. Uri kuragenda wiyoga, uri kuragenda wiyahura, ukurikiye inzira. Garuka, tubane na Petero dusaba Imana imbabazi. Haleluya.
nuko abantu batihana bongeye kumubamba n'umuruho munini bamubabaza iteka mwihane muri bimwe yaravuze ngo mumanure ku giti aruhuka umutima ihane ijambo ry'Imana ryavuze ngo kwihana no kubabarirwa ukwiriye kubwirwa amahanga yose kandi nimwe bagabo b'ibyo mugomba guhaguruka mukabyigisha mukabibwira abantu bose. Petero yasabye imbabazi umunsi Yesu azuka, ariko naratangaye, ariko Yesu ni mwiza wacu. Ijambo ry'Imana Marko 16 ndagira ngo uriya murongo wa 7 atumabwira babagore bari bagiye kureba kumva, arababwira ngo mugende mubwira abigishwa na Petero yuko duhuye ari Galilaya. Amen. Petero yari yakoze icyaha kimukura mu ntumwa, kimukura mu bigishwa ba Yesu. Yesu yatumye kubigishwa, arababwira ngo mubwira abigishwa na Petero duhure i Galilaya. Yari ari mu mwanya yari yaravuye. Ndibutse twajyaga turirimba kera tugishoboye tugifite amajwi, njoni tumubone mushindaji, njoni tumubone mushindaji, ni Galilaya amekwenda, ni Galilaya amekwenda, ni malaika ametuambia, ni malaika ametuambia, kafufuka kafufuka Bwana Yesu, kafufuka kafufuka leo hii, njoni tuone mshindaji. Haleluya. Amekwenda Galilaya. Ayo ni amakuru yazanywe n'abagore mu gitondo mu museke babivuga ngo Petero we yakuyeho Yesu Galilaya. Uyu munsi nubwo wababaye, nubwo wahetse kenshi, ariko Yesu aguhaye intasho. Ngwino garuka mu bandi, ngwino nawe mu bana b'Imana. Ayagukiye imanzi mu kiganza cyawe, ntashobora gusiga, ntiyaguhana, ntiyagutererana. Uri umwana wayo, uri umutoni, uri umwana we. Haleluya. Tujyane na Yesu, ngwino tugendane nawe, tuzagera heza, tuzaganirizwa nawe. Reka dusobanukirwe gutya imbabazi z'Imana. Kubabarira si ugufata ikibi kikitarabayeho. Yesu atanga amahoro, ntatiza amahoro, nta nubwo arinda amahoro. Ni impano Imana iguha, kandi Imana iguha nawe uyihereza bariya batayikwiye, bariya abantu bagizi ba nabi. Kubabarira ni ubutwari, ni impano z'intwari wowe uhereza udakwiriye. Kubabarira ntabwo ari ukwibagirwa ibizakubayeho, ahubwo ni ukugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwanditsi w'Abayahudi aravuga we ngo mwirinde muzusharira utamera ukabahumanya. Uyu muzi umuzusharira igihe cyose urakari n'inzika n'inzigo, iyo utababariye ugenda ukura, ugenda uzamuka, umuzi mubi usharira. Ariko utanga imbabazi. Ijambo rya 3, kubabarira ni impano ihabwa utayikwiriye ndetse utayikeneye, utanayisabye, ariko ukayiguha kugira ngo we ukire, uce kozi wabahuzaga na wa mwanzi wawe. Yego. Kandi impano ni impano, niwo mugabane utange. Tanga imbabazi, utsindira imbabazi nubwo atazishaka, zimuhe kumva. Mariyamu yazaga tubwira ngo nukwihohora. Mariyamu yazaga tubwira kera ngo iyo uje kubabarira umupagani cyangwa utizera ngo nukumwihohoraho, ntiwamusanze ngo azigushye, ariko ngo umwihohoraho kamubwira uti ngewe byararangiye, ngewe byarashira, bya bindi wabonye byararangiye, bya bindi twagira byararangiye. Kubabarira intangiriro y'urugendo, bikorwa rimwe, ariko kwiyunga bigasaba umwana. Reka basobanurire, ntabwo wasabye imbabazi none uhite wiyunga na wa muntu waguhemukiye, ntibishoboka. Igenda gahoro gahoro. Tuvuge urugero, ukabona guhura nawe ukazamura ukuboko ukamuramutsa, mwaramutse.
ejo mwasubira guhura ukamuha ukuboko ubwa gatatu ukamuhobera urumva ni intambwe bigenda bicika noneho kuzageraho rwa rusika rwa rukuta twegetse umusaraba wa Yesu rugakubita bwa bwanzi imbabazi ivuga hejuru. Haleluya. Kose dutanga imbabazi ntizikuraho ingovu, imbabazi ntizisibanganya igisebe, ahubwo ingovu zirasigara kuko ingovu zirahari, inguma zirahari, ingaruka zihavaho ntizashira. Nimba ari uwapfakaye, nimba ari uwapfushije, nimba ari uwabuze, nimba ari uwanyazwe, ibyo byo byararangiye. Izo ni ingaruka, izo ni ingovu, ariko bikurera ejo hazaza, bikurera ejo heza. Nariko nsoma amakuru y'umugabo witwa Yosefu. Mbese yarabababariye kabisa, arabakira. Murabizi ko Bibiliya itubwira yarabakiriye, arabababarira, arabatuza i Gosheni, yewe bijya byose musoma hariya mu Itangiriro. Ariko igihe kiragera, umusaza Yakobo arasaza, amaze gupfa aja kumushingura. Bavuye kumushingura, bakuru biwe bama batekereza kuko batari barihanye, kuko batari barasabye imbabazi, bama bicara baravuga bati turashize mwuka agira Imana. Kuko Yosefu agiye kudushimarira ku mugozi, burya bwose twari hano ni data waradutungishije, ni data wari waradutuje. Bama batuma intumwa ku gice cya 50 z'Itangiriro, uriya murongo wa 15. Bene se wa Yosefu babonye ko se yapfuye, baravugana bati ahari Yosefu azatwanga, atwiture nabi twamugiriye. Batuma kuri Yosefu bati so atarapfa, barabesha ngabo ikinyoma. So atarapfa yaragutegeka muzabwire Yosefu ibi, arakwinginze babarira bene se igicumuro cyabo n'icyaha cyabo kuko bakugiriye nabi. None turakwinginze babarira abagaragu b'Imana Yesu igicumuro cyabo. Yosefu agiye ngo ararira, aravuga ati ababene data, icyo nakoze iki? Imyaka irenga 13 tumaranye, narabababari, narabatuje. Ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere, baramubwira bati dore abagaragu bawe, tubabarire, tugire gute? Yosefu arababwira ngo mwitinya, mbese ni mu kigo cy'Imana kubwanyu mwari mushaka kungirira nabi, ariko Imana yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi. None mwe gutinya, nzaje mbagaburira n'abana banyu bato, arabahumuriza, ababwira neza. Haleluya, haleluya. humuriza abantu bandimwe. Bariya bacumuye, bariyubabarira, ntibabitegereje, ntibazihana. Sinzi Bibiliya yahize tubwira aba bantu bihaniye, bariya abagabo, ntaho bihaniye, barahemutse, mwene se n'imyaka bamaranye, bahoranaga ubwoba bagenda, ariko ntibaturi. Hariho abantu bamwe batatu bagafaniza jinya bakawupa. Wewe nk'umuntu wakijijwe, babarira, tanga imbabazi. Urebe bene se ukuntu bariko baza kubesha. None se ntiyabanaga na se, ntiyabanaga base, ariko bati rwose wewe ntiwahabaye mu gihe umusaza yarangije, dore irage yadusigiye yahehe. Ko yabababariye kera, ko yabababariye, nawe yabababariye. Ariko urumva nawe n'abantu nyine batasabye imbabazi. Imbabazi zisimbura ubutabera n'ukuri, ahubwo zikingura urugi mu kuri n'ubutabera kugira ngo nabyo bizagerweho. Ariko imbabazi zigomba kuba. Twasomye ijambo riremereye cyane twatangiriyeho hariya mu Bikorinto. Uhereye none tukagire uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo mbere. Uziko abayuda babambye Yesu ariko batekerezaga, bari bamuzi nk'umwana w'umubaji, umunyenazareti, nta cyiza cyaturuka i Galilaya, bari bamuzi gutyo. Ariko ngo bari baribeshe, baza kumenya
iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwigisha ibyakera bize dore byose bihindutse kuba bishya. Ibyo byose bituruka ku Mana yiyuze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Nimureke ambasaderi b'ubumwe bwa Kongo, tube ambasaderi b'ubumwe mu bihugu bya Afurika, tube ambasaderi, tube intumwa mu cyimbo cya Kristo, tugende twunga abantu n'abandi, twunga abantu n'Imana. Nicyo Imana yadutatanyirije mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye, kugira ngo tube intumwa, tube ambasaderi, duhagararire ijuru ku isi, duhagararire Kristo ku isi. Pawulo aravuga ngo turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo. Nimuhaguruke mugende mwambaye rwose, mugende mu cyimbo cya Kristo. Aho muzajya mugera bajye bavuga ngo dore abakristo, abakristo bageze hano, abera b'Imana, imfura z'Imana, tubintumwa mu cyimbo cya Kristo. Turabahendahenda, turabinginga, nimutangire mukore, mushire muri pratique, mushire mu bikorwa, ntitugahere mu magambo, ahubwo dushire mu bikorwa. Twize uyu mwiherero wacu wari uwo kwiga, yari teori, ariko pratique izakorerwa aho utuye, izakorerwa aho naho uvira. Pasiteri Mudederi nakumvise, ndaza kugusaba gusenga isengesho ryo gukira kugira ngo dutangire kubabarira. Undi muntu araza gusenga muri Aziya, namwumvise ndagira ntawe numvise n'uwo muri Australia, nimba ashobora kuboneka Dada Neema, cyangwa se umubyiza kuboneka muri Canada, na Mzee Aroni Reveratiana, ndagira ngo baze gusenga Imana. Senga Imana, tubwire Imana ngo turashaka gukira, turashaka kubabarira, dushire muri pratique, korwa, dukure ibintu mu nyandiko, dukure ibintu mu bitabo, tubizane bize bibe muri twe, tubishyire mu bikorwa, dutere intambwe yo gusanga aho bari niba bishoboka mu ruhande rwacu, dukore za club zo kubasanga, dukora amatsinda yo kubegera no kubaganiriza no kuganira ku byasenye ubumwe bwacu, twegeranye amabuye twongere tuyasane. Mwibuke Nehemiya nkike ziwabo ngo yatangiriye kuri za nkike zasenyutse. Mu Isirayeli akatoa vifusi vyote, dukureho ibishingwe, twe twubaka ibishingwe, kureho ibishingwe, kubura numara umwana ryose hengamye urigarure urishire ku musingi. Dukunde tuzamura urufatiro, dukunde tuzamura inzu yacu, tuzamura ubumwe n'abana b'Imana. Kuraho ibishingwe, kuraho ibyatambutse, kuraho kubura, babarira. Imbabazi nizo zigenda zikubura, amaze tubona uko dusana ubumwe bwacu. Abakomeretse bakomeretsa abandi, abakize bakiza abandi. Niba warakize genda ukiza, jyana umutima ukiza, reka kugenda usonga nawe ukomeretsa. Dusunikwe n'urukundo rwa Yesu ruva mu mbabazi, tuzakiza benshi. Mbabazi z'Imana zibataheho, urukundo rw'Imana rubasabe, urukundo rw'Imana rumanuke. Yesu yaravuze ngo nidukunda bene wacu abapagani tuzaba tubarushije iki? Nidukunda abo tuzaba dukunda abatizera n'abapagani n'abanyamahanga, dutandukaniye hehe? Niki kizerekana kuko twakijijwe? Urukundo rw'Imana rudutuma gukunda abanzi bacu, kandi bo batadukunda batwifuriza ibibi, ariko tukabasukaho urukundo rw'Imana. Mbabazi z'Imana zibagereho, urukundo rw'Imana rugere kuri bose. Imana ibahe umugisha bavandimwe. Retrete yanje nahangaha irangiriye, ariko ngiye kwakira mu kintu turababwiye cyo gusenga. Turaje mu isengesho ryo gukira, dusaba Imana imbabazi. Simbizi nimba Pasiteri Mudederi yanumvise, araza gusenga ahagararire Afrika, ahagaze ku butaka bwa Kongo, cyane cyane Uvira. Uhagarare mu cyuho. Yeremiya 5, Imana iravuga ngo nashatse umuntu umwe. Erega kuja gukira ngo bizaturuka ku bantu benshi. Umwe arahagije guhagarara mu cyuho cy'abandi, umwe arahagije agahagarara.
Ezekiyeli w'Imana yaramubwiye ngo nashatse umuntu uhagarara mu cyuho umwe. Haleluya. Imana irashaka wo kwizerwa, Imana irashaka abantu b'intwari. Yeremiya 15 umurongo wa mbere, Imana iravuga ngo igihugu cyabamwo abagabo bari nka Mose na Samuel, bagahagarara imbere yawe, bagabo bene data, bakozi b'Imana. Imana ntiyabamo ba Samuel na ba Mose bagahagarara imbere y'Imana. Imana yarabivuga abo bagabo iyo bahagaze imbere yawe, icyo bashaka cyose njya ngikora. Yongeraho batatu muri Ezekiyeli, iravuga ngo Noa, Yobu na Daniel bambagaze imbere bakavuga. Imana ishimwe cyane ngo icyo bavuga. Dukeneye abo bagabo batanu bahaguruka mu cyuho, bagahagarara, bagahaguruka, bakaba ambasaderi b'ubumwe bwa Kristo, bakajyana inkunga, bakagenda bigisha. Abana b'Imana bakavuga kurokoka, bakavuga ineza, bakavuga urukundo rw'Imana. Ese abantu twogira urukundo ryane n'igihe twaruhagurukanye, n'igihe tugenda tukabarika, n'igihe dukunda abanzi bacu, n'igihe tubaha icyo kunywa, n'igihe tubagaburira, n'igihe tubambika. Matayo 25:36. Nari inshonje, nari nambaye ubusa, nari imfungwa, nari ndwaye, nari umushitsi, naranyiwaye twancumbikira. Yari Imana twakubonye. Burya mwabikoreraga umuto muri mwe, ninjye mwabikoreraga. Mwami Yesu azapfa. Ntabwo yavuze ngo nari nshonje kuko ari mwene wawe. Ntabwo mwene wawe wari ufunzwe. Oya, uwo ari we wese ubonetse mu ruhande rwawe umubonye, mugirire cyo, mukorere neza. Uriya munsi Yesu azakubwira ngo burya ninjye wabikoreraga. Imana umugisha, Imana ibagirire neza. Reka nsiga uyu mwanya wo gusenga. Nasabye ko Pasiteri Budede araza gusenga. Ndasaba ko muri Buraya aza gusenga. Undi uhagarariye Amerika, Revera Kiana, nimba numva araza gusenga. Data wa Neema simbizi ko numva muri Australia. Ariko turasenga Imana. Amasengesho magufi, ariko y'ubumwe, twese dufatanye mu mitima no mu ntoki zacu. Uvuge ngo Mana, turasaba kuba abambasaderi b'ubumwe n'ubwiyunge. Twongere tugarure imitima, urukundo rwawe rusara. Imbabazi z'Imana zimanuke muri Kongo, imbabazi z'Imana zimanuke muri Afurika, urukundo rw'Imana rusabe mu Burayi no muri Aziya no muri Amerika. Imana ibahe umugisha kuri aya magambo ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Mwami Imana yacu, Haleluya. Imana nyir'ibihe, Nitwa kwa Yesu. turagushimiye Mwami Imana kuko uri umwungeri wacu tutazakena. Amen. Urutujana iruhande rw'amazi adasuma, ugasubiza intege mu bugingo bwacu. Nawe twanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ishimbo yawe n'inkoni yawe nibyo biza biduhumuriza. Nicyo gituma duhagaze ahangaha imbere y'amaso yawe nk'abagaragu bawe, tuza kukwereka igihugu cya Kongo, tukwereka ko cyagenze nabi, ibibazo byarabaye. Abantu barangana, abantu baricana, abantu bagenda ukundi, abantu batekerezanya nabi. Bamwe bakarwana, abandi bakicana umutima, n'abakristo baricana. Ariko turaguhamagara nk'Imana kugira ngo wongere utugarurire urukundo rwacu rwa mbere. Umunyamurenge akundane n'umupfurero, umupfurero akundane n'umuhembe. Abantu bose wongere ubahuze kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Ibyo nibyo byadutandukanyije, ibyo nibyo byadusamburiye, ibyo nibyo byatumye dukwira amahanga. Ariko turahagaze nk'abagaragu bawe ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kubw'amaraso yawe y'igiciro kinini, wongere weze itorero ryawe, wongere uduheze urukundo nk'urwa mbere kurya twamye kera. Kandi ibyo byose urabishoboye kuko uzuvuga bikaba, kandi ngo wategeka bigakabya gukomera. Niyo mpamvu duhagaze twizera izina ryawe, twizera ijambo ryawe, kuko iyo uvuze biza bikunda, kandi wategeka bigakabya gukomera. Niyo mpamvu tuje imbere y'amaso yawe tuguhamagaye nk'abagaragu bawe muri iki giterane cyacu cya nibature, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.
wigaragaze nk'Imana dusore twongere tubone ukuboko kwawe kuko umwigisha wacu amaze kutubwira ijambo ryawe rimaze kutubwira ubundi niwabona umuntu uhagarara mu cyuho duhagaze muri ico cyuho duhagaze muri ya interval uwo mwizina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwongere ugaragare nk'Imana muri Afrika ugaragare hano mu Uvira uhagarare uruzi ibitusi n'amagorwa no kugomerana bihari ibintu byinshi tubona uko twadetaya ariko urabizi kurusha uko tubizi twebwe urakoze kuduhagararira no kutugirira neza no kuzosukagarura amahoro ndetse kugezaho igihugu kizokwifuzwa kuko isezerano ryawe rivuga urakoze kutuhagararira no kutugirira neza no kuduhaza ibyiza tubivuze nk'abagaragu bawe twizeye izina ryawe kuko rikomeye rizakaza kubikora mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.